ndi umuvugabutumwa njya kubwiriza nkaba umuyaya mu rugo nkaba umugabo mu rugo nkaba umugore mu rugo nikoreye ayo matoni. Ntago Imana yaguha ibintu udashoboye. Z'abashumba nzishyira ku ruhande kuko banyigishaga ibyo mvuga bagashaka ko nceceka iby'Imana. Ibyo kwita ngo mu rugo ngo umugabo ngo ntashaka ko mvuga, ndavuga nti wowe icyo nzagukorera nuko ngomba kugukorera ibyo ngomba kugukorera mu rugo, ariko kuvuga Imana yanjye byo nturi bubimbuze. Muri make nemera kubaho nk'agati k'inkokore, nta muntu nyumva, nta muntu nyitaho, ariko nimenyanira n'Imana. Imana yanjye ndayikorera. Ni nayo mpamvu turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mwebwe abakurikirana Mama Sharirene official. Nizere ko muguwe neza kandi mukomeye. Amahoro y'Imana rero nabe muri mwe, turabakunda kandi impamvu tubakunda nuko namwe mudukunda. Mukomeje kutwereka ko ibiganiro byacu bibagirira umumaro, niyo mpamvu rero natwe tuba dufite courage kugira ngo mukomeze mugubwe neza, kuko buri wese agomba gukoresha impano ye nk'uko Imana yayimuhaye, hanyuma tugakora ibintu kugira ngo abantu mwubakwe, muba abantu beza, kugira ngo tuzajyane mu ijuru, ariko no kuba mw'Isi tubashe kuhaba. Ntago nigisha ijambo ryonyine ryo muri Bibiliya, ahubwo nkigisha ijambo ryo muri Bibiliya, hanyuma nkanarisobanura mu buryo bw'umubiri kugira ngo twige kubaho tujya mu ijuru, ariko twige no kuba mw'Isi turi abantu beza. Abantu rero babaye abafarisayo cyane, iyo utafashe Bibiliya ngo baba bumva yuko utabikoze, kandi ngo iyo utabanje gusoma ijambo ry'Imana uba waryishe, uba wabyishe. Cyo rero nicyo gihora kibica. Kuba ba mihango y'idini mukaba ba migenzo y'idini mukagira gute, ariko se ubundi ubu Bibiliya ziramutse zitwitswe ntago twazongera gukizwa. Hari ibyo twamenye tugomba kumenyesha n'abandi. Nifata Bibiliya mba ndi kubigisha ijambo ry'Imana, naba ntafashe Bibiliya mba nafashe ibintu nigishije mu ijambo ry'Imana, hanyuma nkaza kubibigisha. Aka kanya rero uyu mwanya tugezemo n'ubuhamya. Mwagiye rero mukurikirana ubuhamya, tugiye kuganira ku buhamya episode ya 14. Episode ya 14 ndashaka kuvuga ku ntambara z'umurimo, ibyo nagiye mpura nabyo. Impamvu dutanga ubuhamya nukugira ngo wumve uko uzitwara nawe nuhura n'ibikomeye. Umunsi watangiye gukorera Imana bakakubwira ngo wahamagawe nande, umunsi watangiye kubabwira ibyo weretswe bakakubwira ngo ibyo weretswe wabyeretswe ute, kandi ukajya ubibazwa n'abahamagawe mbere yawe banyuze mu byo wanyuzemo bamaze kurengwa no guhonjoka. Harimo n'abazajya bakubwira ngo usubire gusenga, nta Mana yagutuma ibi bintu. Ubuhamya bwanjye rero burakomeye kuko mu mpande zanjye zose nta muntu wanyumvaga. Ari iwanjye mu rugo nta wanyumvaga, ari mu itorero nta wanyumvaga, n'ibimenyetso bigaragaza ko ndi kumwe n'Imana ntabyo babonaga, cyane ko abana b'abantu kugira ngo bemere ko ukorana n'Imana ngo nuko hari ibintu Imana igomba kuba yaragukoreye. Niko abantu bubatse. Iyo babonye umuntu ufite imodoka, bakabona umuntu ufite inzu ye, bakabona umuntu ufite urugo rwiza ruteye imbere, babanye neza, bakabona ucuruza birikagenda, bakabona ubyibushye usa neza, nibwo bakwita umukozi w'Imana. Nibwo ibimenyetso by'uko ukorana n'Imana biba byagaragaye. Ibitari ibyo rero reka nkubwire, ntiwahagarara imbere y'abakirisitu bo mu minsi y'imperuka wambaye inkweto ihengamye ngo babwire ko Imana yakugiriye neza, kuko ineza y'Imana bayirebera mu byo bambara. Ariko Imana si uko bimeze. Ntabwo ari uko bimeze. Ari uko bimeze Lazaro yari kugikuzimu, hanyuma nyamutunze akajya mu ijuru. Ariko Bibiliya ivuga iki? Bibiliya iravuga ngo Lazaro yagiye mu gituza cya Aburahamu. Nyamutunzi Lazaro mbibutse ko yarya gutuvungukira twimbwa zo kwa ba Nyamutunzi. Ariko ngo Nyamutunzi apfuye ngo yagiye kuzimu. Aribwo yatangiraga gutaka kubwo gutwikwa n'umuriro, ngo ahamagara mu ijuru, ngo ahamagara Aburahamu ngo mwambabariye mukohereza Lazaro nkamutuma kuri data, kuri bene mama batazakore nk'ibyo nkora bakaza ahangaha. Aravuga ngo hagati yacu namwe hari umworera, bagende bumvira intumwa n'abahanuzi, kandi nibatabumvira naho umuntu yazuka ntago bazumva. Ubwo rero nuko nyine bimeze. Imana yamuhaye umugisha. Umuntu wahawe umugisha uko tubibona ni umuntu ufite ibyo kurya akagira ibyo kwambara, ni umuntu udafite ikibazo. Ariko icyo kintu wakishe, kandi icyo kintu
ntabwo ariko kimeze. Imana murakundana mukaba inshuti, ukaba waburara kane kandi ifite ibyo kurya. Ibyo rero nibyo biyigira Imana. Kumwe bamwe barya abandi bagasonza, nicyo cyubahiro cyayo. Kandi nawe witonde kuba umuntu wubaha Imana aba mu makuba, wowe ukorera shitani ukaba mu byiza, utagira ngo ibigukorera gusa. Ibyo niyo mitego izagutega ku munsi w'urubanza, ubwo Imana izabikwishyuza ibyo yagukoreye kandi udakijijwe. Takubwira iti kuki wagiye gusambana nkakurindira mu modoka, korari yanjye yajya kuririmba nkayirimba bagapfa bagashira ndeba. Ni urubanza. Ko wirirwa mu kabari nkaba narakubakiye etaje, ariko abirirwa mu rusengero bakaba baba mu manegeka. Biriya bintu impamvu Imana ibibakorera ni ukugira ngo Imana yikureho urubanza, kuko Imana ni umubyeyi, ni data wa twese mwiza. Abasinzi n'abatari abasinzi bose irabitirirwa, kuko yarabaremye ibazana ku isi. Igomba rero kwitwa umubyeyi kuko yakoreye abana bayo byose ibyo bagomba, hanyuma tukazagira urubanza rw'uko tutabaye abana bayo, kandi iyo yarabaye umubyeyi. Ibyo rero nibyo izakuzanira raporo ku munsi w'urubanza. Izazana raporo y'ibyo yagukoreye, izana raporo y'ibyo wakoze, n'ibyo bizagutsinda ukijyana muri Gehinomu, ariko yo nta kosa igira. Imana ishimwe. Intambara rero nahuye nazo zo mu murimo iwanjye mu rugo byari bikomeye, mu itorero byari bikomeye. Uko umugabo yandwanyaga niko abashumba n'abapasiteri bandwanyaga, niko bambazaga ngo ibi ngibi uvuge ngo Imana yagutumye wabikuye hehe, ibi ngibi umaze guhanura wabivanye hehe, ese ubundi Imana yabikubwiriye hehe, ijya kubikubwira warasenze ngo wumve ko ariyo. Rimwe na rimwe bakambwira ngo rero muri ubu butumwa wahawe n'Imana uzakuremo ubutumwa bubiri. Ntago ndi bubabwira ubwo butumwa bambwiye gukuramo, uzakuremo ubutumwa bubiri, nuramo kubukuyemo ibindi bisigaye nta kibazo uzagirana n'itorero, uzaburi mu murongo. Kandi ibyo bintu bibiri bambwiye gukuramo nibyo bintu Imana yambwiye ngo ujye umvugira ibi, ngo kuko ibindi bigira abavuga butumwa benshi babivuga, ujye ubivuga wenda ibindi ubyihorere. Hanyuma bagenzi nimurebe ikintu abantu bazize. Ubu abantu benshi bicaye mu ngaruka z'uko bakoreye itorero Ep13 cyangwa bagakorera amatorero y'ababishop babo n'abapotre. Abantu benshi bakoreye abantu, abandi bakorera abapasiteri babo n'abashumba babo, abandi bakorera leta, hanyuma bibagirwa gukorera Imana. Kandi nimureke mbabwire, leta yaguhemba, bishop yaguhemba, urusengero rwawe rwaguhemba, Ep13 usengeramo yaguhemba, ariko nta muntu n'uyu n'umwe uteze kugira ibihembo bingana n'ibyo uyu mwami wacu Yesu Kristo. Erega reka mbabwira abo bantu bose mbabwiye, mujye mwibuka ko ari abantu murakorana, ariko igihe cyagera bakagugira gute, bakakwicaza batugeze mu myaka y'izabukuru. Ariko witonde, hari igihe bakwicaza ntibaguteganyirize cyangwa banaguteganyiriza bakaguha ibitaguhagije, ariko iyi Mana ya Isiraheli iyo uyikoreye iraguteganyiriza ikaguha ibihagije ku buryo uzagira amasaziro meza, ukavuga ngo wakorera yakorera Imana. Icyo gihe rero nagombaga kumvira umugabo cyangwa nkumvira Ep13 nasengeragamo, cyangwa nkumvira abantu bashakaga kubwirwa ibyiza. Ariko nibutse Imana yanjye, nibuka Amina. Mureke mbabwire, hari ijambo Dawidi yavuze aribwira umugore we. Dawidi yabwiye umugore we, umugore yaramubwiye ati niki kigutera gutambuka byina kugeza ubwo tumwitera imbere y'abaja n'abajajabye. Aravuga ngo ndi gutambira Imana yakuye so Sawuli ku ngoma, hanyuma ikagira gute, ikanyimika, niyo ndimo ndatambira. Imana nihabwa icyubahiro. Nahise nibuka Imana yatinyutse umuyaya nka mama Sharirene, ikankura mu buyaya, ifite umugambi wo kuzamuye umurimo w'icyubahiro, inkura mu buyaya, ifite umugambi wo kuzampa icyubahiro mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Imana inkura mu buyaya, ifite gahunda yo kumpesha agaciro, ndayikurura. Ndeba ukuntu yangabiye umurimo, ndeba ukuntu mpagarara mu materaniro yo ku cyumweru, ndeba ukuntu inama ya paruwase iterana bati turashaka kwigisha igiterane, bagahamagara mama Sharirene, urubyiruko
urubyiruko rwakoresha ibiterane bagahamagara amasharirene, hari abagore nkanjye benshi. Haba igiterane cy'abubatse, ninde mwigisha mubona wabishobora, bagahamagara mama sharirene. Haba igiterane cy'abanyamasengesho, nimuhamagare mama sharirene. Haba igiterane cy'amakorari, nimuhamagare mama sharirene. Haba amasengesho y'abayobozi, nimuhamagare mama sharirene. Ku cyumweru no mu mibyizi, icyumweru cyose kuva kwa mbere kugeza, ndeba icyo cyubahiro Imana yampaye, mbona ukuntu yangize uwo kwifuzwa. Ndavuga Uwiteka we, nubwo kubiceceka ari inyungu, nubwo kubivuga bimpuriramo abanzi, ntagukoreye nta wundi nazakorera. Fata umwanzuro wo guhimiriza impuguro z'abashumba nzishyira ku ruhande, kuko banyigishaga ibyo mvuga, bagashaka ko nceceka iby'Imana. Ibyo kwita ngo mu rugo ngo umugabo ngo ntashaka ko mvuga, ndavuga ni wowe icyo nzagukorera nuko ngomba kugukorera ibyo ngomba kugukorera mu rugo, ariko kuvuga Imana yanjye byo nturi bubimbuze. Muri make nemera kubaho nk'agati k'inkokore, nta muntu nyumva, nta muntu nyitaho, ariko nimenyanira n'Imana. Imana yanjye ndayikorera. Ni nayo mpamvu twageze mu gihe cya COVID-19 bamwe bakabingegera n'ibisambo. Deje no muri iki gihe turimo, turi mu ngaruka z'icyorezo twahuye nazo, ntago nshobora kubura ibyo ndya, kubera yuko nakoreye Imana, nkorera Imana ariyo ndimo gukorera. Niyo mpamvu ntago nshobora kugira ikibazo, naho nasaza, naho napfa bakashyingura, ari urubyaro rwanjye ari nanjye, bazakomeza kuba mu ngaruka nziza zo gukorera Imana. Nahuye rero n'urugamba rukomeye muri uyu murimo w'Imana. Nkagira urugamba aho nagiye kwigisha, nkagira urugamba iwacu ku mudugudu. Imana iri kumvugisha ibyo badashaka, irimo kunkoresha ibyo badakeneye, iri kuntuma muri Ep13. Ndi kubabwira ibintu badashaka kumva byavuye kuri pause, mbaho muri ubwo buzima. Mu itorero nkakubitwa, nagera no mu rugo nkagira gute, nkakubitwa. Abantu bampindura iciro ry'imigani, kandi niko ubukene buri kunuma, niko inzara iri kwirukanka, niko nambaye wareba imyenda nambaye. Wabonaga imyenda nambaye rwose ukabona ko nta Mana nkorera. Ariko abantu mushaka kurebera Imana mu myenda, mukarebera Imana mu gihagararo, mukarebera Imana mu byo dutunze, icyo ngicyo wakishe ukora igikurikiyeho. Ni Imana ikorera mu bantu bafite ubumuga bwo kutabona. Harya bavuga ngo bafite ni Imana ikorera mu bantu batareba. Ni Imana ikorana n'abacitse amaguru. Naho waba ugenda mu kagare, iragutuma igakutuma ku bakomeye. Ni Imana ikoresha ifubyi. Ni Imana ikoresha abapfakazi. Ni Imana ikoresha abayedi n'abakarani. Ni Imana ikoresha abayaya n'ababoyi. Ni Imana ikoresha abo mu mujyi n'abo mu cyaro. Ni Imana ikoresha abizi n'abatarizi. Ni Imana ihamagara uko ishaka. Ikoresha abubatse, igakoresha n'abazikoreye ku mutwe. Ni Imana ikoresha abashoramari, igakoresha n'abatagira akazi. Ni Imana ifata mu byiciro byose, kuko ntiteye nk'uko muteye, ntago isa nk'uko musa, ntago yibwira nk'uko mwibwira. Aho utabona inyungu, Imana yo ihabona inyungu. Aho utabona umumaro, Imana ihabona umumaro. Kandi aho ubona umumaro, ntago ari ho ibona umumaro. Mu ngabo zo mw'Isi n'izo mu ijuru, ikora ibyo ishaka. Narayubashye, ndayikorera, mbaho muri ayo mahwa. Gukorera Imana byaramvunye. Mfite umuryango umeze gutyo, nari mfite abana ngomba kugaburira, kuko nta rasiyo nahabwaga. Nari mfite abana ngomba kurera, nkakora akazi ko mu rugo, kuko nta muyaya nagiraga. Kandi ibyo nkabibamo. Ndi vice president w'abanyamasengesho, ndi vice president wo muri korali naririmbagamo. Ibyo nkabikora, ndi umuvugabutumwa, njya kubwiriza, nkaba umuyaya mu rugo, nkaba umugabo mu rugo, nkaba umugore mu rugo, nikoreye ayo matoni. Ntago Imana yaguha ibintu udashoboye. Imana yabimpaga kuko yabonaga mbishoboye. Nari umugore ushobora kubyuka saa 9 z'ijoro, bitewe n'ahantu ndi bujya kubwiriza, nkashyiramo iminota ndi butangireho kwigisha, nkashyiraho indi ndi bugendesha amaguru, nkashyiraho niyo ndi bwicare mu nzira.
kwicara naricaraga kuko nubwo nadodaga nkabona amafaranga, ntago amafaranga nayabonaga buri munsi. Hari igihe nadodaga nkabona y'igikoma gusa nkakibatekera bakaba ari cyo biririrwa. Hari igihe nadodaga simbona uburisho nkabona imboga. Yego, ubwo rero ni nkubwira ngo nashyiragamo n'iminota yo kugenda nicara muri urwo rugendo, nicaraga kuko nananiwe. Iyo nabaga ntatwite nabaga afite uruhinja nahetse mu mugongo. Yego, niyo mpamvu nicaraga. Hari igihe nabaga naburaye, nanabyutse mu gitondo simbone nako gakoma, kandi nabyutse ndoda, nabyutse mvoma, nabyutse nkoropa, nogeje abana, nafuriye abana, nakoze isuku, nafashe n'inzira y'urugendo, ndatwite cyangwa afite uruhinja, nagenda isereri kamfatira mu nzira, hanyuma namara gufatwa n'isereri nkahita nicara aho ngeze kugira ngo isereri banze tuzi. Isereri y'umugore utwite wakoze ako kazi kose kandi utariye. Noneho muri kwa kugera muri rya teraniro, Imana iyo itaguhaye nta muntu uguha. Ubu impamvu abantu bampa nuko nayo yampaye. Impamvu ngenda bakanyakira, bakama ibiki n'ibiki, mukozi w'Imana iri tako nirye, bakantekera inkoko, mama Sharire nari buze bakankarangira ifi nziza. Haleluya. Mama Sharire ni uzatwigisha, murebe ibyo kurya byiza. Haleluya, haleluya. Icyo gihe nari mbikeneye sibwo nabibonye. Ubu ngubu inkoko nanjye nayigura, n'ifi nayigura, ariko ntago barenganya itaguhaye ntawaguhaga. Kagenda muri iryo teraniro. Iyo rero uri mu rusengero utari umukire rwose, iyo uri mu rusengero utari umukire, ari umudiyakoni ntaba kwitayeho, ari umupasiteri ntaba kwitayeho, ari umushumba ntaba kwitayeho, nta muntu uba ugufitiye satima n'uyu n'umwe. Naho waba uri umuvugabutumwa bazi ko utuwemo n'umwuka w'Imana, ntago baguha icyubahiro. Ubwo rero nyine barambonaga bati ni kakagore kagarutse, kandi ibyo nababwiraga bari barabimenyereye. Hanyuma kukwakira nawe urabyumva. Nkabwiriza mpetse umwana mu mugongo, nkabwiriza mpetse umwana mu mugongo. Urebe noneho za mvune nabyukanye nizo nagendanye mu rugendo, noneho ngeretseho no kubwiriza ngize gute mpetse umwana mu mugongo. Wumve iyo mibare n'iyo mibabaro. Namara kubwiriza bati Imana iguha umugisha cyangwa ntubone n'ugusezera. Hakubwa ati tujye gusezera abakozi b'Imana. Ntago muri icyo gihe bansezeraga se banyakiriye, bansezeraga se bantumiye. Imana yabaga yampaye ubutumwa ati ujye hariya, ujye hariya. Narangiza ngafata inzira nkagira gute, nkagenda nkataha. Inzara yiyongereye, natakaje imbaraga mbwiriza, nabwirije mpetse. Hari n'igihe nabaga mfite indikiri ntoya, nkataha n'uwo munaniro n'izo mvune. Nagera mu rugo nagendesheje amaguru, nta yatike mfite. Nagera mu rugo amasaha umugabo atahira nkasanga yantanze mu rugo, kandi naragombaga kuhagera mbere kugira ngo sibanganye ibimenyetso by'uko ntahiriwe, kuko sinagendaga bizwi. Nagera mu rugo igiti kikarisha, nkakubitwa, hakabubwa nkingiranye, sindare hehe, sindare mu nzu. Ariko bwacya Imana iti ungire naha, hanyuma nkagenda. Nagiye mpura n'ibizazane muri uyu murimo, ngenda mpura n'ibizazane mu nzu y'Imana. Nabonye ibintu bikomeye, nabonye ukuntu abantu basuzugura Imana, mbona ukuntu bapinga ibyo yavuze, mbona ukuntu bapinga ibyo yanyujije mu bakozi b'Imana. Ariko aho nicaye ahangaha, impamvu ntajya ndeka guhamya, impamvu ntareka gukorera Imana, nuko ibintu Imana yantumyeho, cyane ko yabintumaga muri Ep13. Ibintu Imana yantumye kuva icyo gihe kugeza iyi saha, nta na kimwe ndindiriye kitarasohora. Ikintu ndindiriye yambwiye ntarabona ni kimwe, nuko yambwiye ngo nzubaka itorero rya Ep13, nzaryubaka ryongere rizemo izindi mbaraga, ribe rizima, abantu bose bifuze kurizamo. Nicyo kintu nsigaje kureba. Ariko ibihano yavuze, gukenyuruza abantu yavuze, kwanika abantu yavuze, ibintu byose intambara n'amakuba biri muri iri torero, icyo gihe Imana yarabitubwiraga tukabivuga. Niyo mpamvu rero kuko twabanye n'Imana kandi tubona inyungu zo gukorera Imana, niyo mpamvu twakomeje. Iyo tubana n'uyu mwami tukaba
tukiri mu gihombo twari kuvuga ngo twaribeshye, ariko gukorera Imana ntako bisa, gukorera Imana ni iby'umumaro. Inama rero nahugurwaga n'umuhisi n'umugenzi, ndashaka kubwira abantu bigize abahuguzi, ni ukuri impano yo guhugura ntabwo ifitwe na bose. Iyo uri umuntu ushaka guhugura ubanza kureba umuntu ugiye guhugura ukamenya narangaje uzamo. Nimba ugiye guhugura umupagani ntukwiye kumuhugura nk'umurokore. Nimba ugiye guhugura umunyamibabaro ntabwo ugomba kumuhugura nk'umuntu w'ibitwenge, kuko iyo uri guhugura umunyamibabaro uribombarika. Ni nabyo bibazo ngenda ngirana n'abantu kuri kamera hano, hanyuma bakaza bavuga ngo mama Sharirene arabatuka. Hoya, ahubwo waje nabi. Nimba waraje uri isutwa umbaza iby'urugo rwanjye, nagushubije nkaho uri isutwa. Iyo uzi uri umunyabwenge nari gusubiza nk'umunyabwenge, burya nagushubije nk'usubiza injiji, kuko injiji iyo yishubije ibintu by'ubwenge ntabwo imenya ibyo uyibwiye, ariko iyo yishubije ibintu by'ubujiji nk'uko iri irushaho kubyumva. Wowe nimba ushaka guhugura umuntu wimuhugura wigize umushinjacyaha, umere nkaho uri kumurega ibintu, ahubwo banza umuganirize. Ari umuntu uherutse kumbaza ibintu, abimbaza mu kinyabupfura, yambajije ibintu ambaza iby'urugo rwanjye. Ubundi ni umuntu naramubwiye uzi njya kumusubiza, namubwiye ntuzi impamvu ngiye kugusubiza wowe, ngiye kugusubiza kuko witwaye neza mu kumbaza. Nahise musubiza ndamubwiye ntiyaba abantu bose bitwaraga nkawe bakaza batigize abahatari. Wowe nimba uje kubaza mama Sharirene kandi kumbaza ntago ari bibi, impamvu bumbajije nuko hari ibyo butazi kuri njye. Wiza rero umeze nkaho bizi, uraza untuka mama Sharirene ibintu ukora ntago ari byo, babarira umugabo riri umugabo wanjye tujya kumenyana nta numwe wari uhari muri mwe, twaraba amasezerano nagiranye nawe twari babiri, ubuzima nabanye nawe mu rugo usibye abana banjye barabizi kuko barabibonaga, ariko hari ibyo batazi kuko hari ibyo twabahishaga. Ubuzima nabanye nabo twari babiri nawe turaziranye, noneho ajya no kuna ninjye nawe tubiziranyeho, noneho n'ibindi byose mwabonye njye nawe tubiziranyeho, kugeza na n'iyi saha umugabo wanjye aranzi, nubwo atabona imbaraga zo kumvuga ntago yazibona, kandi nanjye ndamuzi, nanjye kandi sinabona imbaraga zo kubivuga. Niko bimeze, kandi namwe mu ngo zanyu muraziranye, harimo n'abaseka kandi muri hasi yacu. Ibyo tutazi rero biri mu mutima wanjye ntabasha kuvuga, n'ibiri mu mutima w'umugabo wanjye atabasha kuvuga. Uza kundega, uza kunshinja ibyaha, uza kuvuga ko urugo rwananiye. Ese reka nze nkubaze ngo urugo nararushenye, nkubajije amabati yari yubatse urugo rwanjye wayambwira nimba ari 20 cyangwa 30 ko mugira amagambo? Oya, nkubajije imifuka ya sima nubakishije urugo rwanjye, nkakubaza amarangi ya amajerekani amabido y'amajerekani nasigishije irangi nubaka urugo, nkakubaza ibikoresho byubatse urugo rwanjye, nkakubaza n'amamiliyoni byatwaye, tuvugishije ukuri wabisobanurira? Vuga uti nabigusobanurira ntazi yo taha, vuga ngo nabigusobanurira kandi mbi Burayi uba muri Afrika. Wabisobanurira gute tutaricarana ngo tuganire, tutaraturanye, tutarabanye, ariko uziko n'abaturanya batajya bamenyana? Ubuse ko kuturana n'umugabo n'umugore, umugabo aba mu cyumba cye n'umugore aba mu cyumba cye, bagasohoka mu rugo nturabukwe ntubimenye ko batararana mu buriri bumwe. Mwigize abanyabwenge mwigira abacamanza, ariko burya nimureba nabi muzakorwa n'isoni mu magambo muvuga, kuko ibyo muvuga ni inkuru mutigeze muhagararaho. Ujye ureka kwizera ukuri kwanjye kuko nta nagusohora kose. Kuri kwanjye se nagusohora kose naba mbaye ikigoryi, cyangwa ibyambayeho mu rugo ujyango byose nabivuga naba nabaye umusazi, kereka bankoropye. Tubyihorere. Nahuye n'ibintu bikomeye, ariko ikintu nakoze ni ukurwana ikintu bita intambara nziza. Hari amakuru nari naravanye kuwera, Imana yari yarambwiye ngo ibibazo by'abubatse biri mu rugo n'ubutumwa Imana yampaye
ngo igihugu cyarabinaniwe n'itorero rirananirwa. Ayo magambo nayashingiyeho ndwana urugamba rwiza mu rugo kugira ngo Imana itazabona narabaye nyirabayazana. Naho nabivuga ntubyumve, yego nta n'ibimenyetso mfite by'uko urugo rwanjye narwanye neza kuko ntari kumwe nawe, nta gisubizo nabona mw'Isi, ariko iminsi uko izajya ihita indi itaha igisubizo ntafite. Imana yo mu ijuru ifite igisubizo, kandi Imana nidusubiza njye n'umugabo wanjye mu rugo igatanga igisubizo gikwiriye mu bantu, ndabizi neza ko bizagirira umumaro. Hazabamo ivugabutumwa rikomeye, hazaba ari ukwiga gukomeye, kuko n'ubundi Imana nta kintu igikorera kugira gute, nta kintu igikorera guhomba. Imana yari yambwiye ijambo rikomeye, yarambwiye ngo amarira y'abagabo yarazamutse agera ku Mana. Imana intumwa n'ubutumwa bwa kera, ngo kandi n'amarira y'abagore ngo yarazamutse agera ku Mana. Irambwira ngo umugore arira muri supurano n'umugabo akarira muri baze, ngo ayo marira iyo bageze imbere ya pasiteri ngo ntago pasiteri ajya abasha kubakemurira ikibazo, ngo kuko ayoberwa urengana n'urenganywa. Ariko imbwira amagambo akomeye, irambwira ngo umbwirire abagore n'abagabo ngo nje kureba nyirabayazana wagize uruhare mu isenyuka ry'urugo rwe. Ayo magambo niyo yantinye nitwararika mu rugo, nanga no guta urugo kubera byari bikomeye. Irambwira ngo niza igasanga umugabo niwe wananiranye akanga gukizwa no kwisubiraho, izamwica bamuhambe umugore w'imuhundi mugabo. Nabitumwe ni yera murusheho no kumva ubu butumwa mbabwiriye hano. Irongera irambwira ngo niza igasanga nyirabayazana n'umugore izazimwice umugabo we izamushyingira undi mugore nazaba atari hano. Ubwo butumwa mbuhabwa ari ubw'abakirisitu, ntabwo ari ubw'abapagani. Kubera iki? Umugore arakurakaza akakubabaza, ejo ukamubona muri korari yagiye gutera ikorasi. Umugabo akakubangamira, ejo ukamubona aterura ibiturisho arimo kudiyakona. Nge nakoze iki mu rugo? Naririnze ku gato no ku kanini. Umugabo yarankubitaga, sinigeze njya muri polisi. Umugabo akankubita, sinigeze mpamagara mudugudu, na pasiteri sinigeze muhamagara mu myaka namaze ndi muri urwo rugo. Ikindi sinigeze mpamagara umuryango we, nta nubwo nahamagaye wanjye. Uzi impamvu ntabahamagaye? Nuko buryo uhamagara nawe afite umunigo we ariho, nubwo ibyo bitagiye ahabona, ariko nawe afite ibibazo. Umuyobozi wiruka ngo nagutabare, hari igihe umwirukaho utumugabo amereye nabi ugasanga wafite umugabo ukubye wawe gatanu. Hari umuntu ufite ibintu ashinzwe ahantu ntavuze, ni umuntu wari kunyamurira ikibazo, sinirirwa ngira problem. Yari inshuti yanjye, ari umukire ari n'umusirimu. Reka mbabwire, ndavuga nti reka mfate inzira njye kumubwira ikibazo cyanjye mfite. Ni gute mbaho mfite abana 5, umugabo akicara mu mutungo w'abana akarya amafaranga umwaka ugashira undi mwaka ugashira? Reka njye kubimubwira, ambwira ukuntu nabigenza, kandi niwe wari ubishinzwe. Mureke mbabwire, ninjiye we muri saro, mbona ukuntu umugabo bameranye mu minota mikeya. Ndeba agasuzugura umugabo amusuzugura, ndebye ibiri umugabo afite n'igihagararo cye, ndebye icyubahiro uwo mugore afite, ndebye agasuzuguro kamurimo. Tugerana n'ibihe byo gusengaho gato, maze gukurura umubabaro afite mu rugo aterwa n'umugabo. Nukuri naba naramubwiye icyifuzo cyari kinzanye, naracecetse ndavuga uyu muntu afite ububasha n'ubudahangarwa, afite gusinya, afite no kugira icyo yanzura n'icyo yakorera umugabo, akoresha amategeko kuko abimwemerera. Kuba rero atarabishoboye akaba kirindagizwa n'uyu mugabo udapima n'ibiro 50, ndimo ndirebera umugabo ujya mu kabarakirirwa yasinze umunsi wose, umugabo urwanga rwaje kubwa mitsingi, utaha muri aya makaro no muri iki gipangu. Uyu mumama akaba avuga ati ndi gusenga Imana ngo intabare. Sha nanjye ndagiye Imana intabare rwose. Nahise mbona ko Imana ari yishobora byose, ndayiringira ndayizera. Narindi kubabwira intambara nagize muri ubu buhamya z'umuhamagaro. Kujya kubwiriza ukaza kuburara, ukabwiriza ukaza ukabwirirwa, ukabwiriza ukaburana mu karunwa, ukabwiriza. Ngewe nzi ko nabuze 1000 cyo kujya nimba 1500 cyo kujya kwandikisha umwana wanjye fisi wa 2.
kujya kumwandikisha ku ishuri. Umutoya we Sharirene hari imyaka yagezemo, mbona agiye kurwara bwake, nta mafaranga nta bushobozi, mwohereza iwacu kwa mama ngo amunderere kuko habaga inka, ajye kunywa amata y'Inyanza kandi kakiri gato. We yize na garidene, mama arayimwishyurira yigayo. Ubwo nibyo nyine n'ubuhamya. Umwana wa kabiri ari we Fisi, kumwishyurira amafaranga 500 yo kujya kumwandikisha ngo atangire ishuri twarayabuze. Fisi ajya mu ishuri yatangijwe n'abasiribateri twari duturanye, bari bakoze ubukwe, hanyuma bakajya bambona umugabo yarantaye, bakambona bakabona ukuntu uwo mwana ageje igihe cyo gutangira akirirwa mu rugo. Rimwe barampamagara batura mwana ko atiga, ente nabuze amafaranga yo kumujyana ku ishuri 500 ku bana bari bafite se. Uwo mugabo n'umugore bahise bambwira bati akira amafaranga ugenda umutangira ishuri tuzakomeza no kumwishyurira. Umwana ndagenda mutangiza ishuri Kabusunzu bakajya bamwishyurira. Igihe cyarageze amateka tuma twimuka, telefone ahura byumva cyari ikibazo, turababura ariko tubabuze sakindi byari kindi, umwana wanjye akomeza kwiga. Urumva ubwo buzima. Rero mureke mbabwire, ndashaka kubwira abakozi b'Imana mushaka kuvuga ngo muzakorera Imana muri abakire. Ni ukuri kose kwicara ukabwira Imana ngo niguhubukire kugira ngo yikorere, icyo ngicyo ntizakikwemerera. Nudakorera Imana uri umukene, nukorera Imana uburara, nudakorera Imana mu ntambara, nukorera Imana mu byago, nayo ntago izemera kuri umukozi. Iyo umuntu mukunda ukamukunda ari umukene mu buzima bubi, burya nibwo umukunzi, kuko umukire ntajya buri inshuti. Reka soreze hano, tuzakomeza na episode 15. Ndabakunda. Ubu buhamya ntukaburebe wenyine, ujye ubwereka abandi. Abavuga butumwa bamenye ko umuntu agomba gukorera Imana, ukayikorera uri umukene, wabura itike ukagenza amaguru. Ngewe nagenze n'amaguru igihe kinini cyane. Ariko abavuga butumwa bubu nibatampa amafaranga ntaho ndi bujye, nibatampa yangaya ntaho ndi bujye. Burya abantu benshi mwari muri mu kizami, muri mu murimo w'Imana kandi muratsindwa. Utsinzwe rero, iyo utsinzwe Imana ikugabanyiriza amahirwe wari kuzabona, watsindika kuzamura mu ntera. Uru rwego ubona ngezemo ndi mama Sharirene, ni ukuri nararuharaniye. Imana yitanyicaza kuyiriye ntebe, ntago Imana yari kubihemba, kandi koko irahemba. Intebe nicayeho ni y'icyubahiro kuri ngewe. Kuba mbona abantu bose bankurikirana bakishimira ibintu Imana yashyize muri nge, kuri ngewe biranezeza. Imana yamvanye ku rwego rwo hasi ishyira ku rundi rwego, igira neza bugacya bukira. Nimuyiringire namwe muyikorere, ntabwo izabakoze isoni. Imana ibahe umugisha. Mukore share, subscribe abatarayikora, kuri comment muduhe inama n'ibitekerezo. Nawe ufite ubuhamya bwiza butarimo kubeshya,